Muraho neza, twongeye kubaha ikaze tubifuriza amahoro y'Imana. Twizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Uyu munsi rero twagarutse ngo twiganirire, dukomeze kungurana ibitekerezo, duhana inama kugira ngo turebe icyatwubaka. Nahisemo ko twaganira ku ngingo ijyanye n'ishyari. Ikintu cy'ishyari ni ikintu utamenya ukuntu kigenda kiza. Mutangira mubana mu bintu bisanzwe, ariko ntumenya ukuntu wagiriye mugenzi wawe ishyari cyangwa se we yari kugiriye. Ubwo se biterwa n'iki? Urugero natanga, hari igihe uba uri kumwe n'umuntu, iterambere ryawe ugasanga ntabwo rimunejeje, ariko ntabwo uhita ubibona, ahubwo ubibona nyuma. Hano twatanga nk'urugero, ugasanga hari nk'ikintu wagezeho, nk'aho yakwishimiye cyangwa se yaguteye ingabo mu bitugu akubwira ati kuraje, ahubwo ugasanga bya bintu wagezeho atangiye kubisenya, akakumvisha ko nta mumaro bifite, akakumvisha ko atari ibintu byiza. Ariko mu by'ukuri wasubiza amaso inyuma ugasanga bya bintu ntacyo bibaye, ahubwo wa muntu yaragufitiye ishyari. Akenshi bigaragara igihe usanga cya kintu wamweretse ko wagezeho, dufate n'urugero, wenda ni telefone, umweretse ko waguze telefone iyi n'iyi, agahita kumvisha uburyo ya telefone rwose atari telefone nziza, ngo ipfa vuba, ngo ntifotora neza, akajya guha amadefo yonyine kuri iyo telefone. Nyuma y'igihe runaka ugasanga ya telefone uko imeze yawe yarayiguze. Ntugahita wibaza ko yambwiraga ngo ntabwo ibi bintu ari byiza, ntabwo iyi telefone ari nziza, kuki we yagiye kuyigura? Icyo gihe rero bikwereka ko ni ishyari yaragufitiye. Ni ishyari yaragufitiye, kuko iyo biza kuba koko iyo telefone atari nzima ntabwo yari kuyigura. Ikikwereka rero ko ari ishyari yakugiriye, ni uko ibyo wamweretse wagezeho yatangiye abipfobya, ariko nyuma akaza kubigura. Ibyo bintu koko byari bikwiye? Ntabwo ibyo bintu byari bikwiye namba, ku bantu bitwa ko babana, ku bantu bitwa ko bafitanye umubano runaka, ntabwo byari bikwiye. Tujye twiga gushimishwa n'iterambere ry'umuntu runaka. Ese ubundi ujya kumugirira ishyari? Icya mbere, ntimukorera amafaranga amwe, ntimufite charge zingana, ntimufite responsibility zingana, ariko ugasanga niba wageze ku kintu runaka nk'aho atabyishimiye, ahubwo niwe wa mbere ugiye kugusenya. Ibyo bintu rwose ntabwo ari byo. Muntu bifite, ntabwo ibyo byakagombye kuranga umunyarwanda aho ari hose. Umunyarwanda agomba kurangwa no gushyigikira mugenzi we, cyangwa se niba ubona ko ibyo bintu aho kugira ngo umusenye, wabyicecekera ukabibana muri wowe, aho kugira ngo uze umubwire ibintu bimusubiza inyuma kandi we yari yigereye ku iterambere. Ikindi, ugasanga abantu ni inshuti, reka mbivuge gutyo, ariko ugasanga buri gihe niba asanze hari akantu wagezeho, nkaho yakubwiye ati kuraje, ugasanga ijambo rimuhora mu kanwa ni aha, wowe se kuri umukire, abakire babaho ukwabo, abakire barakimaze. Kandi mu by'ukuri wajya no gukora analize ugasanga cya kintu wari unamweretse si cyo kigize ubukire. Ariko we ukumva nyine ashyizemo ako kantu ko nakwita ngo ni nk'incyuro. Kuki wakumva ko wacyurira umuntu ibintu utagizemo uruhare? Tujye twiga kunyurwa n'ibyo dufite, tureke gusenya bagenzi bacu kubera amashyari tuba twabagiriye.
ahubwo shyira imbaraga mu byo ukora, nawe uzagere ku byo yagezeho cyangwa se unamurenze, ariko wiza kumusenya ku byo yagezeho kandi iyo abigezeho bimugoye. Kuki tutajya twishimira iterambere rya bagenzi bacu, ahubwo tugashyira ishyari imbere? Reka tujye twiga kubana na buri wese amahoro, kuko ntabwo uba uzi uko ejo bizaba bimeze. Niba nagize icyo ngeraho nkaza nkakubwira nageze kuri ibi n'ibi, ibyo ari byo byose impamvu naje kukubwira ni uko nzi neza ko ibyo nagezeho byagushimisha. Rero igihe unciye intege bituma ntangira gutekereza ibyo ndimo niba bifite umumaro. Ikindi ugasanga ntabwo yishimiye ibyo wagezeho, ahubwo ahora yumva ko nawe yaba yabigezeho, kandi mu by'ukuri nta ruhare na ruto uba ufite kugira ngo bya bintu aba atabigezeho. Ahubwo reka tujye twiga guha kuraje abatugana, kubatera ingabo mu bitugu, tubereke ko ibyo bagezeho tubibashimire, tubahe kuraje kugira ngo bakomeze batere imbere. Nta kintu gishimisha nko gukora ikintu umuntu akakubwira ati kuraje. Niba rusigaje nk'intambwe nk'icumi, icyo gihe uhita wumva zibaye nka 7 cyangwa se 8, kubera ko ubonye umuntu wishimiye ibyo wagezeho. Inshuti rero ntabwo zakagombye kubana muri ubwo buryo. Noneho hari n'igihe uba ushaka kumubwiza ukuri, ugasanga ibintu byabaye birebire cyane, ukagira ngo mu byo yashaka kugeraho hari uruhare wowe ubifitemo. Yego, niba mbifitiye ubushobozi kugufasha ni byiza, kumfasha ni byiza, ariko tujye tumenya ko ijya kurisha ihera ku rugo. Ntabwo nzaza kukugurira ikintu runaka ngiye ntabanje nakigurira, ko ntabwo byashoboka. Ahubwo niba hari ikintu mbona wagezeho, icyiza nuko nakubwira se muvandimwe, ibi bintu wabigezeho gute? Ese ko nanjye mbishaka mbigenze gute? Aho kuza ngusenya, aho kuza unsenya. Niba wumva nta magambo meza kurimo yo kuza kumbwira ngo ntere kuraje, ayo magambo mabi yagumane wowe ubwawe, uyigumanire mu mutima wawe. Ngiye ntayo nshaka, sinshaka ibinshi intege, kuko nugira amahirwe ukabona bimwe mu bimenyetso bigaragaza bene nk'ibyo ngibyo, uzasaba Imana rwose imutembereze agenda kuve iruhande, kuko ngo no kugusubiza inyuma ntacyo wageraho. Kimwe na babandi baba bumva ko mwabana kubera inyungu bagufiteho. Abo bantu bose rero barahari, izo ngeri zose zirahari. Gusa icyo dusabwa ni ukugira ngo tujye dushishoza bene umuntu nk'uwo nguwo ntaze mu buzima bwawe rwose, kuko no kugutesha umwanya, no kugutesha igihe, nta n'ikintu wageraho ufite umuntu nk'uwo nguwo mu buzima bwawe. Aho kugira ngo tube muri bamwe batesha abandi igihe, ibyo ntabwo ari byiza. Ngiye niko nabyumvaga, nawe muri comment umbwire uko ubyumva, dukomeze twungurane ibitekerezo kugira ngo dukomeze dushake ibintu byaduteza imbere. Murakoze cyane.